nyuma yaho papa musha mu Rwanda amaze gutorwa, inzego cyangwa se abakardinali bo muri Amerika, abakardinali bo muri Roma mu Butaliyani ndetse na Papa Leo bakoranyije imbaga y'inama, baravuga bati kuba uyu mupapa atowe mu rwa mbere mu Rwanda cyane cyane mu gihugu cya Afurika agiye kuba yasebya itorero cyangwa se Kiliziya Katolika. Rero nimushake uburyo bwari bwo bwose mwamuzimya, nimushake uburyo bwari bwo bwose mwatuma izina rye ritakomeza kwamamara. Ni nyuma rero yaho hamamaye ko hatowe papa musha Harerimana Faustin, akaba yatowe n'abakristo bamwe bahoze mu itorero cyangwa se muri Kiliziya Katolika, mu gihe abakardinali cyangwa se abapadiri ndetse n'abamasere bo mu Rwanda bakoranijwe muri aka kanya. Tugiye kurebera hamwe ibivuga ku mupapa musha watowe n'abatowe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turongera kandi turebere hamwe ibivugwa muri ADPR. Ese muri ADPR ibintu bigeze hehe? Nitumara kurebera hamwe ibivuga muri ADPR, tugiye kuba twakongera kureba ku bivuga mu matorero yose muri rusange. Nitumara kuvuga amatorero yose muri rusange, turaza kureba mu by'ukuri ihagarikwa ry'insengero mu gihugu cy'u Rwanda, ingaruka byagize ku bakristo cyangwa se kubemera Imana, dore ko atari bose bemera Imana, cyane cyane kwa Kristo. Turaza kureba ingaruka byagize ku bakristo. Rero reka tubanze tubasabe nyaboneka nimutarakora subscribe kandi subscribe kugira ngo ibyo turi buze kuvugira hamwe iyi video nyaboneka ujye ubasha kubona video zacu kandi video nziza z'umwimerere. Kandi nyaboneka ntabwo ari ikintu kigoye, cyo tugusabye wowe ni ugukanda kuri buto ya subscribe, ubundi ukaza dukurikirana uko bwije nuko bukeye. Ukimara rero gukanda kuri buto ya subscribe, uhita unyaruka kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification ya video yose dushizeho. Kandi nawe niba hari inkunga cyangwa se itekerezo wifuza kuduha, watwandikira muri comment ukanasiga nimero yawe kugira ngo tuzabashe kuba twakuvugisha. Turagushimiye. Amahoro ya Nyagasani, amahoro y'Uwiteka Umwami Imana yacu abane nawe niba umwemera. Gusa reka tutangirane n'uyu mupapa musha. Ni mu gihe byari inzozi cyangwa se bitashobokaga kuba itorero rimeze nk'abakatolike, itorero katolike rimeze nk'aho ari gakondo, rimeze nk'aho ari ryo ryabyaye andi matorero yose, dore ko amatorero yose avuga ko akomoka kuri Kiliziya Katolika. Rero byari ikintu gikomeye cyangwa se ikintu gisa nk'aho ari ukwikuza, kuvuga nabi Kiliziya Katolika, kuvuga ibitagenda neza ku Kiliziya Katolika. Ariko mu by'ukuri muri iyi minsi nibwo hariya i Roma hatangarijwe ko habonetse undi mupapa wa kabiri. Rero ibingibi byashenguye imitima ya benshi. Abapapa uko ari babiri ubwo bari batangiye kuba bavuga bati buri wese arayobora intama ze, buri wese arayobora abakristo be. Ubwo rero zari kiliziya zibaye ingahe? Ni kiliziya imwe iyobowe n'abapapa babiri. Rero papa akimara kumva iyi nkuru, abakardinali bose bamaze kumva iyi nkuru, akuvuga ngo abapadiri, abasasedoti, abamaseri, mbese abihaye Imana, tubita abihaye Imana, bakimara kumva iyi nkuru ko hatowe papa musha, mu gihe undi yari agihari Papa Leo, bakibaza bati ese uyu papa kabiri kubera iki atowe? Ibi bintu byageze no muri Amerika nayo ibyibazaho, bigera mu Budage bwibazaho, bugera muri England. Nuko ngo mu bihugu yose, nuko ngo byamaze kuzenguruka isi yose. Mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyari kizwi ku gihugu kitanga umutekano kikawusagurira n'ahandi, mu gihe cyari kizwi ko kikunze kwakira tururi Rwanda, mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyari kizwiho kugira ingagi, kandi ingagi nziza zibereye ba mukerarugendo. None u Rwanda rwamenyekanye kuri uyu mupapa musha watowe. Ni ukuvuga ngo Afurika yose igiye kuba yamenyekana. Ni ukuvuga ngo ubukerarugendo bugiye kwiyongera mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko bagiye kuza baza kureba uwo papa musha watowe. Ubwo twamwita nk'aho ari Saint Pope Harerimana
Faustin. Uyu mupapa rero biravuga ko yatowe muri uyu mwaka mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gushira ukwezi kwa kane. Papa rero musha watowe, bakaba bateganya ko bazamuha izina ry'ubupapa bita Pope Saint Pope Francis. Kugeza ubu ngubu turaza kuba twamenya neza, twabasobanura neza ese kiliziya asengeramo ni iyihe, cyangwa se ni iyihe kiliziya yambarizamo Nyagasani, ese abamutoye ni bandi, ese ninde wazanye igitekerezo cyo kuba batora uyu mupapa. Ese uyu mupapa yatowe mu ba karidinali bangahe, ese uyu mupapa yigeze aba karidinali cyangwa se yigeze aba nibura umusaseridoti, ese mbere yuko atorwa yakoraga iki mu itorero cyangwa se muri kiliziya gatolika, ese yakoraga iki, ese yasengeraga mu yihe kiliziya, ni mu yihe paruwasi yasengeragamo. Gusa abamuzi muraza kuba mwatwandikira muri comment mutubwire mu by'ukuri uyu papa watowe yaba afite umugore. Ese mu mihango twagiye tubona hirya no hino itandukanye ko papa atorwa mu bakaridinali, bakicara bagakora inama bagatanga umukandida ndetse bakaza no kuba bakwiyamamaza, ndetse hakaba hariho n'ibintu papa agomba kuba yujuje. Ese uyu we yari abyujuje? Ese akimara gutangazwa ko ari we watowe kugira ngo abe papa wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri Afurika, ni ukuvuga ngo abantu bose bo ku isi batemeranya na kiliziya gatolika, uyu mugabo watowe papa Harerimana Faustin niwe ugiye kuzaba hagararira, ari abo muri Amerika, ari abo i Roma mu Butaliyani, ari abo muri England. Bikaba rero igihugu cy'u Rwanda giciye agahigo mu kubyara umupapa wa mbere w'abiyomoye ku bakatolike, cyane cyane akaba ari n'umwirabura. Ibi rero aho bitandukaniye n'izindi celebration zagiye zibaho, no kuvuga ngo iki ngiki kizandikwa mu mateka ko mu Rwanda higeze gutorwa papa w'abakatoliki. Ese kubera iki bamutoye? Ese ubundi gutora papa cyangwa se bakagombye kuba baramwise papa, kubera iki batamwise irindi zina kugira bamwite papa? Ibi ngibi rero muraza kumenya neza ko mu by'ukuri ni nkaho bari gufata izina rya papa bakaritesha agaciro, kubera ko mu by'ukuri uburyo uyu mupapa yatowe butandukanye n'uburyo abandi bapapa batorwa. Rero nshuti bavandimwe, nyaboneka twabasabye kubanza mwakora subscribe kugira ngo tubashe kuba twakomeza kubagezaho video uko bwije nuko bukeye. Nta kintu twagusabye, si amafaranga, ahubwo no gukanda kwiyo buto ya subscribe iri imbere kuri screen yawe, kandi nimba namaze kuyikandaho genda urebe nimba rakanze kunzogera kugira ngo ubashe kuba wakurikirana video zacu. Rero mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali biravugwa ko uyu mupapa watowe ari we mupapa wa mbere utorewe mu Rwanda n'itsinda bita abatowe. Aba rero batowe bavuga ko kuba batoye papa atari ikintu gishamaje, ahubwo nuko uyu mugabo cyangwa se uyu papa batoye agiye kuza abafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi by'iyogezabutumwa. Bakaba bavuga ko mu by'ukuri bajyaga babona amabonekerwa bayashyira abapadiri cyangwa se ba musenyeri cyangwa se abakaridinari ntibabashe kuba bayatega amatwi, ahubwo bakavuga bati reka ibi bintu tumanze tubyohereze i Roma mu Butaliyani
babanze kuba babigenzura, none bamara kubigenzura muzagaruka mutange ubwo butumwa bwanyu. Ibi rero bikaba byarababaje abatowe cyangwa se abandi bantu, ni nk'aho abangaba twabita abahanuzi. Mu by'ukuri abahanuzi iyo babonye ubutumwa cyangwa se babamenya, iyo bahawe ubutumwa ni ngombwa ko bahita bagenda bakabubwira nyirabwo butaratakaza ireme, cyangwa se uwabuhawe atarabutakaza. Umuntu ashobora guhabwa ubutumwa agapfa atabutanze. Ibi rero nibyo byatumaga cyangwa se byatumye aba batowe bahitamo gutora papa wabo, kugira ngo amabonekerwa yabo abashe kuba yazagera ku bakristo bitagoranye. Rero aba batowe ndetse n'uyu papa watowe Harerimana Faustin, bose hamwe bavugira hamwe ko ari abakatolike batigeze bava muri kiliziya katolika. Ibi rero bikaba byarateye urujijo kubera ko ari amakarita y'umubatizo, ari amakarita yo gukomezwa, mbese n'andi masakramento yose bayaherewe hariya muri kiliziya. Mu gihe kiliziya cyangwa se paruwasi aba bantu bakomokamo ikomeje gusobanura icyaba cyatumye aba bantu bigumura kuri kiliziya, bakaba bagiye gutesha agaciro izina rya papa, ngo bari gutora papa wabo uzabayobora. Bakibaza rero uburyo muri kiliziya katolika hazabamo abapapa babiri, kandi mu by'ukuri n'imigendekere y'amatora, uburyo bashizeho uyu mupapa ntabwo ari mu buryo bw'amatora, kubera ko batigeze bagaragaza abakandida bari bahanganye cyangwa se abakaridinari uyu mupapa yatowemo. Bikaba rero bikomeje gukurura impaka nyinshi. Bamwe bati RGB ntizabaho ibyangombwa, abandi bati bagiye gutuma u Rwanda rufatirwa ibihano ndetse na Afurika muri rusange, abandi bati ibihano bagiye batanga muri Afurika ndetse n'ibyo bahaye u Rwanda ntacyo byahinduraho kuba batoye papa. Icyambere nuko amateka yanditswe. Rero abangaba batoye papa mu Rwanda bashobora kuba badafite umutekano, kubera ko abantu benshi barimo baraza kubashaka amakuru, barimo baraza kwa perezaho, bamwe na bamwe barimo bagenda bihishahisha, kubera ko inzego z'itora cyangwa se komite za kiliziya zirimo zibashakisha kugira ngo babashe kuba basobanura, ndetse n'ibiza kubana nabi nibikomeza, kiliziya irabasha kuba yavuga iti aba bantu ntabwo bakiri abacu. Ariko nka kiliziya katolika, ngewe inama nabagira nuko mwakwiyegereza aba bantu batoye papa, kugira ngo mubashe kumenya neza mu by'ukuri kubera iki bahisemo gutora papa wabo. Ese ibi ngibi byo gutora papa wabo nibyo byaba bibahaye amahoro? Ibi rero nibamara kubyumva neza, nibamara kubisobanukirwa, nyaboneka baraza kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bakora byose, ibyo batekereza byose, babashe kubona umusaruro w'ikiganiro bari buze kuba bagiranye. Ibi kandi rero byakomeje kuba byakurura impaka mu bakaridinari ku isi yose, kubera ko bari kurara bataryamye, bari kurara bicaye bashakisha icyaba cyatumye mu by'ukuri papa wo mu Rwanda atorwa. Bakavuga batese kuba papa wo mu Rwanda agiye gutorwa cyangwa se yatowe, ntibaba batesheje agaciro papa wacu? Ese ntibaba bagiye kwereka isi yose ko mu by'ukuri hari ibitagenda neza, hari ibyo tutakoraga neza, none papa wo mu Rwanda agiye kuba yakwigarurira imitima y'abakristo? Usibye no mu Rwanda, no muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika y'Uburengerazuba na Afurika mbese Afurika yose iraza kuba yayoboka uyu papa musha Saint Harerimana Faustin. Kandi mu by'ukuri amafaranga araza gusukwamo ari menshi kugira ngo uyu papa abashe kuba yabaho. Ni ukuvuga ngo hari abatemeraga papa, hari abavugaga bati mu by'ukuri ibyo akora si byo, rero bagiye kuba bakurira ahangaha. Iyi rero niyo nama irimo kuberamo ibintu byinshi, bavuga bati mu by'ukuri
uyu mupapa agiye kuba yadusebya. Bakaba basabye rero kiliziya yo mu Rwanda kugira ngo ikore iperereza ryimbitse, kandi umuntu wese usa naho afitanye isano n'iri torwa rya papa musha babashe kuba bamwegereza kugira ngo babashe kumenya mu by'ukuri amakuru yimbitse kuri ibi bikorwa. Noneho biravuga ko mu by'ukuri aba bantu baramutse bafite ubutaka bakagira komite, ariko mu by'ukuri sinabura kuvuga ngo nta komite bafite, kubera ko nimba papa ahagiye agiye gushaho indi komite, kandi muzi ko komite bagomba kuba ari abantu 11 kandi bakagira igitabo cy'amategeko shingiro n'amahame remezo, bityo bakagaragaza n'imari shingiro n'ibiro byaho bazakora. Ibi rero nibamara kuba babigaragaza, baraza kuba bakwemerwa cyangwa se bahabwe icyangombwa cy'agateganyo kugira ngo babashe kuba bakomeza ibikorwa byabo. Reka rero twongere tunyarukire hano muri ADEPR. Ni nyuma yaho ADEPR imaze kuvuga iti mu by'ukuri nta mwana cyangwa se nta muririmbyi, nta munyarwanda cyangwa se umukristo wemerewe kuba yasohora indirimbo ari munsi y'imyaka 18. Ibi rero bikaba byarahungabanyije ari Ministry of Education, cyane cyane department ya music, kubera ko abana bari mu bigo bya muzika abenshi bari munsi y'imyaka 18 kandi abenshi babarizwa muri ADEPR. Ibi rero bikaba byarababujije kuba baravuze bati nta mwana uri munsi y'imyaka 18 ugomba kuba yasohora indirimbo atabiherewe uburenganzira. Ukibaza uti ese umuntu azaja kwiga ku mafaranga ye, umubyeyi arihe Minerval, narangiza aje gusaba uburenganzira mu itorero, mu gihe abandi bavuga bati ibi ngibi ADEPR yakoze ni nkaho ari ubuyobe, kubera ko ubundi barayobye baribeshe. Ati kereka n'ubundi abana nibava muri Sunday school, kubera ko abana batangira kuririmba kuvuga ubutumwa bakiri batoya. Bati rero nta kuntu umwana azaba yaratangiye kuba aririmba akiri mutoya ngo noneho utangire kumuza ngo ntasore indirimbo, ntavuga ubutumwa mu ndirimbo. Ati ibyo ngibyo no kubangamira uburenganzira bwa muntu. Ku kijyanye rero n'amashuri yigisha ibya muzika, amashuri yigisha ibya muzika no kuvuga ngo nayo yateye comment, aravuga ati mu by'ukuri abana bose twakira bari munsi y'imyaka 18. Rero muhungabanyije ireme ry'uburezi, kubera ko mugiye gutuma abana bumva ko umuziki ntacu maze, mu gihe andi matorero nk'abangirikani, AEBR, abahamya bavuze bati abo bakristo, abo bana bo muri ADEPR b'abahanzi nimubazane, twebwe twemera ivugabutumwa guhera ku mwana mutoya, kubera ko twigisha cyangwa se dutoza umwana inzira agomba kunyuramo akazarinda asaza atarayivamo. Ibi ngibi rero byakururiye abakristo benshi andi matorero, kubera ko barimo bava muri ADEPR bajya mu yandi matorero nk'Anglikani, AEBR ndetse n'abahamya n'andi matorero menshi atandukanye. Ibi ngibi bikaba byarazanye ihungabana mu bigo by'amashuri, kandi mu bigo by'amashuri bakomeza kubihumuriza, aravuga bati mwebwe nimwige, ibyo ngibyo by'itorero ntaho bihuriye. Icyambere nuko muri kwiga, kandi umuntu agaragaza impano ye, itorero rimwe niritagukenera ujya muri indi torero. Uko niko bahumurije aba bana, mu gihe kandi ADEPR itari yemereraga abagore guhagarara imbere y'iteraniro ngo abashe kuba yabwiriza, abashe kuba yavuga ubutumwa. Ibi ngibi bikaba byarabuzaga abagore uburenganzira bwabo, ariko ubu ngubu ADEPR yashizeho abagore b'abapasitoro, nabo bakaba bagiye kuza bavuga ubutumwa, batangaza ijambo rya Kristo, cyangwa se bahumuriza, bagira inama, bakansorenga ndetse babatiza banasezeranya. Ibi rero bikaba byarishimiwe n'abagore, kubera ko bavuze bati reka natwe dukore nk'abasaza bacu, kubera ko natwe turashoboye. Twigarukire kuri Vestina na Dorcas. Vestina na Dorcas muri ubwo baravugaga bati tugiye kuba twajya mu byo gushingirwa, muribuka byaravuzwe
ba Murindahabirene ngo nibo batanze pase, abandi bati Vestina agiye akiri mutoya, abandi bati mureka agende ntimuzamurongora, abandi bati mu by'ukuri Imana iramutabaye ahubwo Imana imuhaye ubufasha, abandi bati ubwo abonye umugabo agiye kuba yabivamo ntazongera kuririmba. Ibyo byose byaravuzwe ibicantege, ariko mu by'ukuri yarakomeje ntiyigeze acika intege. Gusa reka dukomeze tubasabe nyaboneka nimba utarakora subscribe ukande kunzogera kugira ngo nyaboneka ujye ubona notification ya video zose dushizeho, kandi twibutse ko utakanda kunzogera utarakanda kwibuda subscribe. Ibyo rero nicyo kintu tugusabye cyonyine, gukanda kwiyonzogera, ubundi ibintu ukabasha kuba byagenda neza. Rero kuba twavuga ko amagambo akomeje kuba menshi mu itorero rya ADEPR, itangazo riragaragara rivuga ko mu by'ukuri umukristo wese afite uburenganzira bwo kuba yashakira aho ashaka, yashaka umugabo yifuza kandi agashaka umugabo akunda, atari byo kuvuga ngo itorero riragushakira, riraguhata, cyangwa se ababyeyi baraguhata gukunda udashaka. Ibi rero byagiye bivugwaho bigarukaho n'abantu benshi, ariko ntabwo bagiye babyitaho. Gusa icyo dusabwa no kusenga, ubundi ibintu ukagenda uko byifuzwa bikagenda ku murongo. Tubavandimwe rero, kuba amatorero menshi yarafunze, kuba amatorero menshi barayafunze, ntabwo ari uko bayafunze kubera ko bayanga, ahubwo bayafunze kubera ko hari ibyo atari yujuje, bayafunze kubera ko hari ibyo agombaga kuzuza. Ibi rero bikaba bisabwa kugira ngo abantu bose bakore ibyo basabwa, ubundi ibintu bashe kuba byagenda neza.